utayize isaha muri uru rugo nturi umugabo muri uru rugo uzasohoka ugende umubyeyi akakubwira inshuro enye ariko kumara ubwoba niko kwita usohoka ukagira ariko kumara ubwoba ariko kumvisha yuko nyine hanze wahaba ni nka bangaye umaze kwaka ifoto wambaye ubusa cyangwa se video banyaka yabona kuri social media ukoresha izo zose za Facebook za Instagram za TikTok za Snapchat undi barakunda gukora ibyo bintu n'abantu b'abahinde none si we nta muntu murahura akakugereka amafaranga shawapi byese cyose nakubwiye babona none sikuvuze ngo shawapi ubishaka hari umwana hari umukobwa wari uri ahantu aje ndamubaza se kizisa utarataha ubwo wanyuranye atapo atifa ko ndi buce kuri boutique ngatahana ikiro cy'isukari mama nta kintu ari buvuge urumva niyo yavuye kwicuruza nyine pfa kuba atanye isukari hari kuntu nyine umwana bagimushyira kuri pressure nkuko kubivuze bikanya agiye kwibana akibana nakaza afite nta kintu cyo gukora afite angaba abatunzwe n'amarinki bagata bamubwira ati nimba ubwo kandi ubwo kankubwira hari ibyiciro kagenda Imana ugasanga hari wa wundi bahamagara ngo ati runa uri mu rugo ifata kamatuze twinywere ono wa mbere uri uwo ngutahira kunywa uri kumva kugira ngo nayanzu ya mafaranga y'inzabona kugira ngo ayabone bikabibazo iyo nzu akaba ari inzu agenda akambariramo no kuharara ntajya naharara even if muri iyo nzu ushobora no gusanga arimo matera yonyine atahaba azaje gukuramo imyenda ngo naho guhindura imyenda no kuvuga ngo ntuya akatajya harara ahora kwa mbere kwa Eric muri show kwa kabiri kwa runaka nese bose babaha none se kamanze nkubaze umuntu yaba yagwaye inzoga gura mu gisondo abo bantu bo muri geto baguye inzoga bakagwa n'ibiryo n'icyo bakumenyera nagatike ka 2 kiko kujyane kakakugarura uri kumva urazo mbwira ngo umuntu kandi kirazina bagomba nko kwamara nk'iminsi 3 cyangwa uwa kane baba bamaze kukurambirwa uwa kane baba batangira kubwira ngo sister wanjye agiye kuza ngo na mama ngo ushaka ukuntu rero ubugiye mu rugo yes nizere komeze fresh nizere komeze neza cyane aho buri mu bice bitandukanye ukurikiranye Jess Kizo 250 nitwa Patrick the Entertainer tubana muri stories zitandukanye umunsi turi kumwe n'umwarimu kuganira amakuru yawe meze neza ndameze ngo banza nabikara bikivuka ariko wowe finally urahari kuri cyo utitukuje narabitinye warabitekereje se nibisazi nibisazi ariko ufite no mu kanwa heza niba urimo guseka cyane urakoze njyewe bizasanzwe nkunda guseka nkunda guseka niyo gutangaza ukunda guseka nta kintu cyo kikurakaza se uhora wishimye abantu bajya kubwira se ko ufite icyo gice cyiza ku mubiri wawe njyewe se njyewe nta ahubwo mpereho mbabaza ko mutajya mubimbwira ntago mujya mubibona ntago ujya bikubwira nta muntu wakubwira ikintu cyiza ku mubiri wawe wowe si iyo wirebye nyine ubona ari hehe uri mwiza cyane iyo nirebye mbona ndi mwiza hose hose ariko by'umwihariko ngende mwiza nyashi na nyashi ariko ngo zabikiye nyashi ngo muri Kigali nyashi se shaho wese nazo kugezaho gayigiye aguruka turebe ego atasimunzi abanyarwanda na nyashi ajya ngo abantu respectingaga yuko oya duhari cyose giye birarangira n'undi mpagurutse okay ahubwo wowe twivugire anyumvira ukora wese unjijisha none se ni defo ku buryo nyine umuntu ashobora kuba yarazi gutegereje yazibura bikarangira oya ubundi I believe ko nyine umuntu wese aba afite umwihariko uko ateye ntabwo ari ngombwa ngo ngire ikibuno nk'icy'abandi bafite cyangwa se nyine buri muntu afite umwihariko nimba kidahari burahari ikindi gihari ni igiki se rega ntago njye nireba ni wowe ndeba oya ariko wowe ahubwo warabizi kuravuze ngo niba ngo hatari nyashi ngo hari ikindi gihe hari niki ahubwo wowe kwa kuntu wowe ndeba agakwiye guhita umubyiza akanga tumbwira ati ariko buriya ni sawa kuriya
tugatubwira ati sha mana nyagasani amano yawe amano yawe iki ukahita ubasha mana amano yawe mbona ari meza ambaye ngo fata amano niba ya platini yitwa fata amano ugahita ubwira ati shora kuko imana iki uko nyine ugahita umbwira ati mva burya ujya ushimira imana uhereye nkamenya aho mpera nshimira imana wese uhera he ahubwo uyishimira ndetse kandi nakubwiye hose wowe ni hose kumanuka kuzamuka bagwitishemo kugira nyashi nini cyangwa kugira amabere manini wahitamo iki amabere manini niyo urakunda amabere manini nuzwisogeka kwisogeka hose manini kubera nibyo byaba biri sexy nibyo biri sexy okay aka n'ubundi se ko mbona ari byo genero Noriega okay ariko n'ubundi ntwariho tu murakoze ushobora kuyongeresha nakora siporo wakora siporo hari siporo bakora zikongera urugero ego hari amasiporo ukora ukajya amabere akaza amabere akaza ariko nyarugenge bisigaye bikomeye niyo ngo nyine ukajya muri gym nyine uvuga uti ngiye gukora amabere nk'uko jya amavuga ati ngiye gukora gatuza cyangwa ngiye gukora ukuboko nawe ukajya muri gym ugiye gukora amabere cyane abajamasi yo muhoye bakubwira ngo iki kuri yo ku mabere se kandi baranze kumbwira ko se mumpora icyo basi mumbwire basi babambarije icyo bampora nta kintu bajya bambwira sibyo ngo uri nyirabukara kubwira nyirabukara gusa ibyo nicyo kintu bakubwira rero sindi ntabyo ufite ndabizi se bambariza ahubwo ntabwo bajya babibona ko nta kintu bambwira ntabwo bizoroha i Kigali rero ngo hagezweho ku bintu byitwa nk'amavidewo yaciye ibintu ntawe urayiha wowe niyo mana nendaga kuyimuha ariko mva kuva aho Shadiba yatuburira mva byarangiye muhe n'ibibazo none se ujya yari yayikwatse akubwira se asi nyine iyo process itangira gute iyo process aratangira akakubwira ngo bite uri mwiza ese undi wamaye akavido kameze gute akavido kawe nyine wowe and then bikarangira gushyize hanze nyine nawe ukamuhaye ariko se ubwo umuhaye video nyine nk'uko wambaye hari ikintu byabitwaye gutya naribi cyangwa si izo ngizo baba bashaka izo baba bashaka ubundi ziriya video mu by'ukuri ku giti cyanjye mba numva ziriya video ubundi nta muntu ukwiye kuzitanga kuko abantu ubundi video ubwoko gisa ni video z'ubwambure uko wavutse yego ziriya video rero ngiye ku giti cyanjye mba numva nta mpamvu yo kuzitanga aho kugira ngo ufate iriya video uhereze umuntu uko n'ubundi akenshi nta kintu bimumarira fata moto ugende umurebe umuhe mwishime nese muhaye video niba wishima gusa iyo muhaye video hari ukuntu yishima wenyine yishima ariko nyarugenge bikomeje kugorana ariko nuvuga ngo ahubwo wowe ikintu nabyumvishe wowe ikintu udashaka ni iki ko umuntu yishima wenyine urashaka ko mwishima umva njyewe ibyo ndashaka ni byinshi kwifata ugaha umuntu video we akishima wenyine and then nyuma yo kwishima wenyine ugasanga ko umuntu aba ari na mugari ugasanga gushyize hanze ntabwo ari sawa njye nama nagira abantu rwose mana wowe tega ugenda ureba uwo muntu kugira ngo umuhe video uramuhereza video bafata telefone hasi buriya nta muntu ntabwo wari ugiye kwitwereka aho nyango warayitanze ubwo nawe uri muri za zindi zibitswe bafata telefone ejo nari ndi kureba live ya Shadibu na Web na Jihad
and then Shadiba akajya avuga ukuntu nyine ngo abantu ngo bamwandikiraga cyane cyane abakinnyi ngo bakamubwira ngo Shadiba ngo ngiye ngo video yanjye urayifite ngo Shadiba akababwira ngo hereza ifoto yawe mbanze ndebe niba ngufite bariya ngufite ngo yareza akamubwira ngo ntago ngufite ngo agasigara avuga ngo nawe ndakumenye buryo uri umusore w'umukobwa nawe ndagufite wese nawe ko ngufite nawe ndagufite njyewe muze ko kanyoherereza bantu nyohereza ifoto yawe ndebe ko ari urumva ariko urumva ukuntu umuntu aba akotoye none se kugine wowe uko ukungana ni nk'abangaye umaze kwaka ifoto wambaye ubusa cyangwa se video banyaka yabona kuri social media ukoresha izo zose za Facebook za Instagram za TikTok za Snapos ndabakunda gukora ibyo bintu n'abantu b'abahinde bebaki kandi igihe yuje muri DM yanjye uzana ibyo bintu itangu block ariko ngo hari n'uza agahita wakoherereza ibye cyane none abahinde byo kubona mu muhinda aragwamagaye video call sumenya n'ahantu bakuri ibintu byawe warenze ukijya kubona ukabona asiyambura ubusuka tuvuga ati turashize reka umugabo nyine akagwamagana yambaye uko yavutse bimeze bityo ku muhanda ku karone uhita ubyitwaramo gute ariko nawe banza kureba nase kuputa rari ajya arabanza ukitinza witeje ibibazo ufatwa vuba tugire tuvugishe kuri nyakuri umuntu agwamagara yambaye video call kuri video call akagwamagara yambaye ubusa uhita ukupa cyangwa ubanza kureba nkupa utarebye se njyewe ubundi impamvu nkupa ni impamvu zazumvikana ni impamvu zo kwirengera ubuzima bwanjye ni impamvu zo kujya gute mbese ubwo ntabwo byumva gusa waba ugiye guca muri iyi nzira n'urugero ugiye guca muri iyi nzira hariya hari amazi kandi ko nani ku makaro ntabwo wakwicara muri ibi byatsi kugira ngo utagwa mu makaro utanyerera ngo we ukupa kugira ngo utaza umubiri utaza kukunanira ntabwo ntaza no guca umuntu utaza no guca umuntu aza kuba ati uyu muntu burya ni ukumubona abyimbye naho gapipi ni gatoya oya cyose cyawe wenda avuga ukanyuzuriza ko icyo unyuzuriza ibintu ngana kubona ngo ahagaze ngo nawo ubuzi ibintu byanjye yewe ndi kwivugira nyine uko ndi kwivugira ukabona umuntu nyine ugahita umumenya nyine uko ariko hari n'abakobwa ngo babikora kuba igihe nyine ngo babagereke amafaranga bakabita ndaguhaye amafaranga ubikora abana b'abakire bose usigaye ubona se akenshi si yo muvu ugasanga umuntu aragombaga akakubwira ati gutemo untemo momesho ngutemo untemo ni ibibazo ugafata telefone akonyabonekeza ko ari umuntu uyimufatira video gusa ubwo muntu iriya video barazifata none se utereka telefone hariya bigenda gute nawe wizi hari amano uzahagarara ushiraho telefone aga tripod yego hari ama ring light kandi nayafata inuza ukayishira hari whatever kwifata si ikibazo ahubwo kweki yohereje wowe yifata gute njyewe se kandi nakubwiye njye sinjya nyifata kandi nambwiye ngo jama ngo urye kwimworeza nose urye kumworeza utayifite oya nyine wowe tuvugene nari yuko wayifashe wenda uyibitse muri galere yawe ariko nyine ukaba watekereje nyuma ugasanga kuyimworeza bitari ngombwa urashaka ko nkwereka muri galeri yanjye ntayo ngiye ntabwo biriya bintu nabikora vraiment kuko abantu kuri iki gihe nyine abantu ntabwo turi beza niko navuga uyu munsi ndahangaha ariko mfite naho nshaka kugera ejo rero you should be careful ko uwo muntu uri kuyihereza muri kuvugana ubu ngubu ariko once mwagize ikibazo mutumvikana kuri bimwe ashobora kugushyira hanze agashyira n'ubuzima bwawe mu kangaratete niko navuga niko ngo abakobwa bajye bitwararika nyine umva abakobwa mugomba kwitwararika umuntu ubundi ugusaba video ntabwo aba ari seri buriya umuntu ugusaba video arutwa nawe ndukubwira ngo duhure gute wowe umaze gura se nk'abangana njyewe yego
ahubwo bamaze guhura nanjye noneho mba Jacques Mbabazi bashaka kubabaze. Uretse ubona nyine ahanini biterwa n'iki? Ni urubyiruko rudashaka gukora cyangwa imirimo yabuze? Ubundi ukuntu bimeze, isi iri kwihuta cyane, reka tureke ibintu bigende. Ntarebe byaciye twikomereza. Iyi si nyine iri kwihuta cyane, and then abana b'abakobwa, sindi kuvuga n'abakobwa cyane kuko biri ahantu hose, hari n'abajama batama abacecuru gusa. Umujama araba yumva noneho hari ibintu biharaye, ukumva yuko kuba kuryamana uhuje ibitsina, sindi ku blaminga abo bantu, ndi ku blaminga babandi babikora kubwo indamu uriya ugasanga umuntu ari kuvuga okay, ahantu hasigaye aba amafaranga ni kuri bantu baryamana bahuje ibitsina. Okay, ukuntu biri bugende, ninjya kureba uwo muntu cyangwa se ngaryamana n'uwo muntu, ndi umusore mfite amafaranga, ndi bubone visa, dore visa yigiye kubikora kujya hanze. Umusore wese wumva ushaka kujya hanze agatavuga ati reka kamfe kwemera nyine bigende gutyo. Rero nago mbese nyine isi iri kwihuta, bikaba ari ibyo mwe benshi bakeneye, ubwo rero bakumva ko nta kundi kuntu bafite kubigenza isibye gutanga amagara yabo. Ariko uko navuga, umuntu ubikora gutyo ntatandukaniye na ba bantu bigurisha. None ukwicuruza. None si uko butinganye no kwicuruza bazabishakira ngo indi nyito cyangwa byo birenze kwicuruza ngira ngo. None se nyine ukabona ubwo biterwa n'ubukene? Ntabwo biterwa n'ubukene, none se kamanze nkubwire. Ntabwo biterwa n'ubukene kuko gukena si ingeso. Gukena si ingeso, ntabwo biterwa n'ubukene ahubwo ni ingeso. Ko nyine atagomba kunyurwa n'ibyo afite, atagomba kumva ko agomba kuvunika. Ikibazo dufite twige muri generation yacu ngo ni abagenzi. Ntabwo dushaka kuvunika. Ntabwo dushaka kuvunika rwose. Iyi generation yacu ntabwo dushaka kuvunika, mbese dushaka kuvoma hafi. Nongo nyine murashaka kwiberaho mu buzima bworoshye, umukobwa we ntabwo ashaka kuvunika, ashaka gutunga iPhone atakoze. Akoze akanundi baba bakoze sha baba bakoze. Netse yaje so gukora. Umuntu baraguhindukiza akagucurika akagucorokora. Mani shimwe na iPhone ngira. Wifitiye mubazi yawe. Wifitiye mubazi bako byanani. None si we nta muntu murahura akakugereka amafaranga? Sha wapi? Se cyose nakubwiye wabona. None se kuvuze ngo sha wapi? Ubishaka? Wapi? Ngo sha wapi? Tukajya ufite agahinda. Umva ngiye nyine byaranze. Barambona. Kikanga sinzi nanjye. Nibigamba afite wabibona none se. Abantu bahinduye bazamenye ibyo ari byo. Ese kuki nyine abantu bumva ko nyine umukobwa atatunga telefone cyangwa atatunga ibindi bintu nyine yabikuye mu maboko ye? Ntabwo ari imyumvire ya bose. Kuko hari abana b'abakobwa bazi gukora bihiringa kandi bigaragara. Ntabwo ari bose. Gusa nanone umubare wenshi w'abakobwa bumva ko nyine icyo bagomba kugeraho ari uko bahuye n'abagabo bagize icyo, mbese nyine abakobwa benshi niko batekereza. Gusa ntabwo bivuze yuko hatari n'abandi bagize gute bakora. Hari abana b'abakobwa bakora ugasanga afite YouTube channel yiwe, aravunika akora amavlog, afite ahantu ari bwamamaze, afite mbese nyine ugasanga umwana w'umukobwa urayihiringa. Ahubwo societe kwa kundi babona abantu benshi ntabwo bazi amafaranga ya online, akabita bavuga turiya n'uburaya tu. Kuki nyine ibyo bintu byaje mu mitwe y'abantu kumva ko umukobwa niba yateye imbere ubwo ni indaya, ubwo ari icuruza? Ubujije nese bwacika gute? No kwicara bakiga.
ariko ababyeyi ibona nta burangare babigiramo. Tugiye ufite telefone, ufite iPhone, nta kazi ufite. Umubyeyi ni yayikuguriye. Nge I'm sorry ariko ababyeyi b'iki gihe namwe rwose mba ibibazo. Umubyeyi hari umwana hari umukobwa wari uri ahantu anje ndamubaza se kizisa utarataha ubwo wanyuranye atapo atifa ko ndi buce kuri boutique ngatahana ikiro cy'isukari mama nta kintu ari buvuge. Urumva niyo yavuye kwicuruza nyine pfa kuba atanye isukari. Ariko urumva ko aho nyine umubyeyi nta kintu yavuga ko nta bushobozi afite. Niba se umwana ahaha mu rugo bazamubaza ngo ko utatashye ari we wishyura inzu. None se kamaze kubwira uwo urifasha urabyaye ushyize umuntu ku isi utazi ko uzabasha kumuvunikira. Oya sha ibyo ngibyo wabirenganyiriza honje ababyeyi nyine bagiye babyara ibyo batabitekereza tu. Cyese wenda nk'uwabyara ubu ngubu ariko abakera abonekeza ko ibyo batabitekerezaga wenda hari ibintu. Nicyo kibazo cyo bifite tugomba kuzashaka amahugurwa ahugura ababyeyi. Mugiye kwicaza ababyeyi bige. Urumva ariko ku muco ugenda ucika. Ariko ni amahugurwa ajyanye n'iki se? Ajyanye no guhugura ababyeyi. Bakita ku biki? Bakita ku bana babo. Kandi hari n'abana ariko bananira ababyeyi. I know bibaho umwana akananirwa umubyeyi. Hari nko abundi ababyeyi abana benshi ahantu ababyeyi ngiye nk'umwana ubundi umwana w'umukobwa atangira kwiyumva ageze mu myaka 17 undi era 16 zamure. Iyo yagize igikuriro 16 none iyo umubwira ibintu mu rugo babamwanga. Umwana wese ubundi uza kubwira ati mu rugo baranyanga ibiki buriya nyine abaratangiye kwiyumva. Nk'umubyeyi rero akakubwira ati ngumva nkubwire wa mwana we utayize isaha muri uru rugo nturi umugabo muri uru rugo uzasohoka ugende. Umubyeyi akakubwira inshuro enye ariko kumara ubwoba. Niko kwita usohoka ukagenda ariko kumara ubwoba ariko kumvisha yuko nyine hanze wahaba aho kugira ngo ataye umubyeyi mubwira ati mwana wanjye hanze hari ibirura hanze hari ibiki hanze hari ibiki aho ugasanga ari kubwira ngo uzasohoke muri iyo nzu ugende ngo tuzareba ngo hano nta bagore babiri bahaba ngo nta bagabo babiri bahaba. Ugasanga nyine ngo ari kukumara ubwoba ariko kumvisha yuko wanagenda nawe uzatangira wige uvuga ati kandi runaka uko ari runaka yaragiye kandi ariho. Tangira ubona ingero z'abantu bagenda bibana utangira uvuga ati kandi nanjye nabishobora. Mu by'ukuri wowe naguze ahantu bakure income wowe tutekereza ati ni abagabo cyangwa se ni sugar mami. Nawe ubwo tayari ubayoboke. Uri kumva ko imbaraga nyinshi wazitijwe n'umubyeyi wawe. Nese kubwira ngo nawe uzagende no kugutiza imbaraga cyane kugukanga nibura ngo arebe ko kubera ko nta hantu ufite wajya arebe ko wajya ku murongo. Mubwiza ukuri. None se ni nge waciye umugani uvuga ngo wirukanga nibwo ukayimara ubwoba. Uriho so uwo mugani. Niwe ngo gukomeza kubwira ngo watinze gutaha ubutaha uzagume. Ubwo nyine ufite ukuntu wataha ukamuga ati mwana wanjye urambabaza sibyo ibi bintu bukora sibyo mu myaka iningi uzatangira ubibone uzabona ingaruka zingiza ariko kugira ngo abikubwire gutyo aragusanga uhagaze ku muryango. Umva nkubwire wa mwana we. N'ikindi kumenya ngo ninde nyir'urugo aha ngaha agita kubita urugi akakuraza hanze ubwo aragukingenye uje saa 4 aragukingenye saa 4 saa 5 saa 6 saa 7 saa 8 imbwa zaciyeho zakomokeye wamenye uburyo zirukana abasinzi wenda nimba nta n'igipanga wanye mu gihe baciye bakuvugishije wamenye uko bavugisha nyine wowe ari kukumara ubwoba ariko kumvisha kuriya umubyeyi biriya bintu umubyeyi bagukora nyine mbese n'ubundi bavuga ati se n'ubundi ko ndi kuharara hanze ko maze kubimenyera kuki ntakigira muri club noneho ko nabura nungurira tubiri akanamutahana mwareke nkava mu muyaga nongiza saa 4 bamusohoye ahubwo nka saa 7 ayisekeza akabara ari bujyeho agatangira agatiza akabari ariko umubyeyi wundi agakwiye kwigera umwana akamuguyaguya akamubwira ati mwana wanjye gutya na gutya cyane cyane ngenda ashinja ababyeyi b'abagore. None se umwana wo kukiza kwiye gutekereza ko ari amasaha agomba kuba yageze mu rugo kankubwiza ukuri hari myaka abana bageramo ukagira ngo nago ubwenge bwabo bukora. Urugero nko mu yihe
twagiye kuhera ku myaka ubundi muri iki gihe abana baranavumbuka ugahura n'umukobwa w'imyaka 15 ukagira ngo afite 20 ukabona ibuno ukabona ibere ukajyana umukuru guhera kuri iyo myaka kuzamuka kugeza byibuza umukobwa utangiye kuba amaze kumenya ubwenge mu mutwe wiwe n'umukobwa umaze kujya mu myaka 22 n'itatu hagati y'iyo myaka ufite guhekeza umwana wawe w'umukobwa neza gake kandi nibwo abana batangiye kubyimba rero iyo mweretse ko muri mwihangana arakwemeza kandi agifite ibuno ryiza n'iberemo ahita ajya muri karabu byakubaho ugataha ugasaba bagufungiranye cyangwa uba muri geto yanjye ntabwo mama yigeze amfungirana uba muri geto njyewe oya eba mu rugo cyara umwana wo mu gipangu abakobwa baba muri geto ntabwo usanga nyine umuntu muri geto nta kazi afite cyangwa bagafite hari ukuntu nyine umwana bagimushyira kuri pressure nk'uko kubivuze bikanya agiye kwibana akibana nta kazi afite nta kintu cyo gukora afite angaba abatunzwe n'amarinki bagata bamubwira ati nimba ubwo kandi ubwo reka nkubwire haba hari ibyiciro Kagemana ugasanga hari wa wundi bahamagara ngo ati runa uri mu rugo ifata kamatuze twinywere ono wa mbere uri uwo ngutahira kunywa uri kumva kugira ngo nanzu ya mafaranga y'inzabona kugira ngo ayabone bikabibazo iyo nzu akaba ari inzu agenda akambariramo no kuharara ntajya naharara even if muri iyo nzu ushobora no gusanga arimo matera yonyine atahaba azaje gukuramo imyenda ngo naho guhindura imyenda no kuvuga ngo ntuya akatajya harara ahora kwa mbere kwa Eric muri show kwa kabiri kwa Runa nese bose babaha none se kamanze nkubaze umuntu yaba yagwaye inzoga gura mu gisondo abo bantu bo muri geto baguye inzoga bakagwa n'ibiryo n'icyo bakumenyera n'agatike ka 2 kiko kujyane kakakugarura uri kumva urazo mbwira ngo umuntu kandi kirazina bagomba nko kwamara nk'iminsi 3 cyangwa uwa kane baba bamaze kukurambirwa uwa kane baba batangira kubwira ngo sister wanjye agiye kuza ngo na mama ngo ushaka ukuntu rero ubugiye mu rugo turaza kuvuga iyo minsi nese ubugihari abagihari ariko nyine bari umujyamo umwe pana benshi pana tusama abari umujama ariko mvuga ngo ubwo umujama wenda bana n'abandi bajama muri iyo nzu umwe yafashe icyumba n'undi afata icyumba n'undi afata icyumba uri kumva rimwe na rimwe ndagiye ku kazi ugasanga undi atangiye kumwikopa ni ukuvuga ngo iyo umwe adahari umwe tayari ubwo rero bagatangira bakamuvuga ndakubwiye ngo icyo cyiciro cya mbere cyo inshuti zanjye niba mukirimo itekereza kuko ubuzima bwanyu buri mu marembera none si bwo abantu babibuka agakingirizo ntago mbitekereza iyo getugo kaba kabamora ntago mbitekereza cyane niyo biri nk'akana gato bavuga ati karakana sibira kakura sida tereka twigendere ni kwa ngo twigendere reka twigendere nyine ni ngo umwana nyine muto uramureba ukumva nyine nta ibyina ntago wabibara cyangwa izindi ndwara muri iki gihe abantu bamenye ubwenge ibintu by'amada umva umuntu utwita ni idage ntabwo wowe ushobora gutwara inda njyewe se kangahe se nyitware kangahe warayitwaye ndanatwita ahubwo uri kubona ndetse ubwo se wowe ufite ubwenge we wayitwaye ute si ibyo se ni ibibazo nyine byagenze gute se wowe ubona se ko nwite nyine wowe waruvuze ngo nyine ngo batwara ngo amadango wari amadage mbese ko wayidage bagiye nyine baranshutse barambwira ngo ntabwo ari irindazi fane baguteye kwirindazi twarenganye ko zizusa ikomeye nyine waruvuze ko nyine abakobwa b'iminsi batagiye twarinda baraboneza urubyaro se bigenda gute mva umwana w'umukobwa araboneza urubyaro uri kumva hari ugenda akajya kuvuga ati munshiremo imyaka sinzanongere kandi araboneza urubyaro mu by'ukuri ataranabona kandi birababaje ni dose kanga ugasanga nyine ubwo ariko wagiye kuboneza urubyaro aba yemeje akazi aba ari kuvuga ati kwivuza kwirinda biruta kwivuza agahita yumva ati aririnze
nyine ngiye ndashaka kumva uyu muntu niba umuntu avuze ngo ngikondeza urubyaro umuntu ntabwo yiyemeje gusambana byanyabyo. ni ibyo nyine bari mu kazi. Ntabwo ari ukwirinda bisanzwe. Nyine wavuze ati n'ubundi ko mbona n'ubundi nakiyemeje reka n'ubundi nkakora. Hari n'umwana, hari n'umuntu, hari n'abantu baba bafite aba boyfriend babo bagahorana. Ugasanga utaha nko muri weekend cyangwa se nko mu yindi minsi nk'umuntu akavuga ati sinye ko nifite boyfriend wanjye ubu ngubu tamuka duteye na nyinda kandi tutarabona time wagerayo. Ugasanga agiye kuboneza urubyaro. Nawe ushaka ufite nk'umujyamo mukundana ukaboneza urubyaro. Je ntabwo nabikora, kuboneza urubyaro ni icyaha. Uwo kurusha agakingirizo se? Oya ndifata. Beruka kwifata ryari se? Ko ndeba iminsi nifata ndifata ko kubona arifasha. N'ubu urakifasha. N'ubu ndakifasha. Uzirekura se ryari? Biri mu nzira. Biri mu nzira. Reka twisoreze rero, wakoze kutuganiza dusoza. Nihe nama ugira abakobwa cyangwa se abajene baba badukurikiranye bishora muri ibyo bintu by'ubusambanyi, bishora mu ngeso mbi n'abatanga amavideo cyangwa se amafoto kuri zino mbuga nkoranyambaga? Okay, icyo nabwira abajene bishora muri ibyo bintu, icyo nabasha kumenyesha nuko uyu munsi uribona ukabona uri mwiza, ariko iyo umaze gusaza bwa bwiza ntawongera kububona. Umaze gusaza nta bwiza, ubu uri umukobwa mwiza, ukaba ufite ikibuno, ukaba umeze mva, ariko ugira igihe ugasanga izo mbaraga zirashize, ubwo bwiza burashize kandi nta n'icyo urageraho. Ahubwo fatirana ayo mahirwe yuko ukiri mutoya, wubake kariya yawe, wubake ibyawe kugira ngo n'imbere hahandi uzaba umaze gusaza uzaba ufite icyo ukora. Ibijyanye n'amavideo mwakagira Imana murekeraho, ahubwo mujye kubareba. Mujye kubareba. Live apana playback. Live. Nongo umuntu akwatse video wambwita ahubwo ndangira location nzi. Okay, thank you so much. Wakoze kutuganiza, witwa ngo kuri Instagram? Nitwa Sabrine Ushya. Sabrine Ushya. Ushya. Shalago ndimo kubyumva, ubwo bagufollowing abo nizera ko babyumvishe, ubwo bagenda bagufollowing. Niyo social media zonye ukoresha abantu bagusanga? Nkoresha TikTok, nitwa Ushya Sabrine. Instagram ni naze Sabrine, ahubwo naririmba beshye. Na Snapchat nayo ni naze Sabrine. Mugende mu following, murakoze. Thank you so much. Wakoze kutuganiza, nizeye ko n'utazongera. Yego. Nakoze kudukurikirana kubana natwe, reka dusubire mu biganiro byacu bitaha.